Ndabashuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana bane namwe muri aya masaha. Imana y'amahoro ibagirire neza. Amazina ni Hakizimana Bosco igitoki cyo mukwe. Imana y'amahoro igenye kugira ngo uyu munsi iyi tariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 nkurikiye kuri Birasohoye TV, uyu munsi wa none Imana y'amahoro ikurengere, igutabare, igushigikire, ikwambika imbaraga. Uyu munsi wa none Data wa twese afate ikibazo, Imana igihindure zero. Imana ifate imbaraga z'umwijima, Imana ifate ibikurwanya, Imana ibitesha agaciro. Uyu munsi nkuzana ijambo rivuga ngo Uwiteka abwira umuntu ati kuva mu byaha niko kujijuka. Uyu munsi Imana ikugire neza, Imana igutabare, Imana ikwambika imbaraga. Yewe mubyeyi nkurikiye, yewe mugabo nkurikiye, yewe unyumva, umva ijambo ry'Imana rikomore, ijambo ry'Imana rikubake mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga mu mbaraga z'Imana, tugiye gusenga uyu munsi. Imana y'amahoro ifata ikibazo igihindure zero. Kadusenge, katwicisha bugufi dusenge. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje, ushoboye byose, urubasha, ntacaragoye imigambi yawe, izina ryawe nirishimwe. Turasenze muri uyu mwanya, imbaraga zawe ziromora, imbaraga zawe zirazitura, imbaraga zawe zomora umuntu ubabaye, imbaraga zawe zubaka umuntu. Mana usa ng'unaniwe, ufite ikigeragezo, ubona nkaho byamurangiriyeho, ubona ko bidashoboka, uyu munsi wa none reka bishoboka ku muntu udukurikiye, reka ku muntu udukurikiye kuri Birasohoye TV. Imana imwambika imbaraga, imuhe gukomera mu kibazo, imuhe gukomera mu rugendo. Urugendo yatangiye abona ko atazarusoza, ariko uyu munsi Mana Data wa twese muhe imbaraga zo gukora umurimo wawe, umuhe imbaraga uyu munsi ibidasobanuka bisobanuke ku buzima bwe. Reka ukugenderera abandi, ntudusige. Jambo turi bwumve hice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, aho ko rishinga imizi mu mitima yacu. Ijambo ryawe turi bwumve zizatubera impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu ijuru. Urakoze Mana, urakoze kurwanya intambara ibyo ni bumoso, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Imana ibahereza umugisha, Imana ibambika imbaraga mu izina rya Yesu. Ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo rifite imbaraga, ni ijambo rigomba kukubaka, ni ijambo rigomba kugera aho rikukura, ni ijambo rigomba kugufata rikagukura aho uri, rikakuvana mu kibazo, rikakuvana mu marira urimo, nanga se mu rugendo urimo, nanga se mu bintu ukora. Ese ibintu ukora bihesheje Imana icyubahiro? Mbese ibintu ukora, ibintu wibaza, ingendo ugendamo, abantu bana nabo, mbese ihesheje Imana icyubahiro? Haleluya. Imana ibahereza umugisha. Amazina nasanzwe ni Hakizimana Bosco igitoki cyo mukwe. Mwebwe mudukurikiye kuri Birasohoye TV, uyu munsi wa none ndakwinginze ngo iri jambo rikubake, iri jambo rijyaho rigukura. Kandi ndetse nubwo ubona ngaho byarangiye, nubwo ubona ngaho bidashoboka, uyu munsi wa none nta kintu kinanira Imana. Imana izi byose, ibyo wibwira ku manywa na nijoro Imana irabigusumbya. Haleluya, 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 haleluya. Komera, shikama mu kibazo urimo, mu kigeragezo urimo, mu ntambara urimo. Muri iyi minsi birashoboka ko waba uri kurira, umva wewe ubabaye, umva wowe uhangayitse, unkurikiye kuri Birasohoye TV. Uyu munsi wa none Imana iravuze ngo humura, wikangwa n'ikibazo, wikangwa n'intambara. Muri iyi minsi uri mu kigeragezo, muri iyi minsi uri mu ntambara. Haleluya. Uyu munsi wa none Imana iri mu biganza byawe, Imana irakubumbatiriye, Imana yiteguye kukugirira neza. Uyu munsi wa none Data wa twese hakurengera, gutabara, hagushigikire, hakwambika imbaraga aho uri hose. Uherereye mu Rwanda, uherereye muri Kenya, uherereye Tanzania, uherereye muri Amerika, uyu munsi iri jambo rirakureba. Ijambo ry'Imana riboneka muri Yobu 28:28 haravuga ngo maze Uwiteka abwira umuntu ati kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya. Kuva mu byaha niko kujijuka,
kandi uyu munsi wa none ese indambara uhura nazo nanga se inzira unyuramo, izi nzira umaze iminsi unyuramo zihesheje Imana icyubahiro? Uyu munsi wa none wowe ungurikiye kuri Birasohoye TV, wowe ungurikira muri aya magambo, umva aya magambo. Uwiteka aravuze ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Ese byaba bimaze iki wumva ijambo ry'Imana? Byaba bimaze iki uhora ugenda ujya gusenga, ujya mu nzu y'Imana ariko ukora ibyaha wihishira? Uyu munsi wa none Imana iravuze ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Uyu munsi wa none Data wa twese agutabare, akwambika imbaraga, agukomereza amaboko mu bibazo urimo. Mbese izamura kwizera mu kibazo urimo, mu kigeragezo urimo, mu ntambara urimo. Umaze iminsi urira, umaze iminsi utaka, umaze iminsi utaka, nta muntu wagutabara. Yesu aje kugutabara mu burwayi urimo, mu kigeragezo urimo. Uyu munsi wa none wungurikiye, umva aya magambo yihumure. Uyu munsi wa none ikibazo cyose ufite Imana igifate, igihindure zero. Haleluya! Wungurikiye uyu munsi nonaha Imana iragutabaye, Imana irakurengeye mu burwayi urimo. Akira gukira mu izina rya Yesu, akira ibendera ry'ubutsinzi. Ijambo ry'Imana yavuze ngo Uwiteka abwira umuntu ati kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya! Uyu munsi wa none wungurikiye, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Kenya, waba uri muri Tanzania, aho uri hose mu gihugu uherereyemo, uyu munsi wa none Imana igufite mu kiganza. Wikwiheba, wirira, witinya, humura yewe mugabo, yewe mugore, yewe musore. Uyu munsi wa none akarengane wahuye nako, intambara wahuye nazo, Imana yiteguye kugusubiza. Haleluya! Imana iguhereza umugisha wungurikiye. Rero uyu munsi wa none nubwo ubona bitoroshye, nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona uri mu karengane, nubwo uri kubona byagucanze, nubwo uri kubona amarembo yafunzwe, uyu munsi utegetswe kugira ngo uhinduke, uve mu byo urimo, uve mu ndambara urimo, uve mu bibazo urimo. Ureke guca imanza, ucire bagenzi bawe imanza. Uri iki cyo guca imanza? Ijambo ry'Imana avuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye, nkwereke ibikuruhije, nkwereke ibyo utabona, nkwereke ibyo utarebesha amaso. Hari ibyo utarebesha amaso wowe nk'umwana w'umuntu. Uyu munsi wa none Data wa twese azanye ibendera ry'ubutsinzi, azanye ibendera ry'ubutabazi. Imana y'amahoro izi kugirira neza, izi gutabara, izi kwambika imbaraga mu kibazo urimo, mu kigeragezo urimo. Uyu munsi wa none Imana izibane nawe, Imana izikurenge, Imana igutabare mu izina rya Yesu. Amen. Kubw'aya magambo tumaze kumva, reka uce bugufi mu kibazo urimo, mu ntambara urimo. Umaze iminsi ufite icyifuzo, umaze iminsi udaseka, umaze iminsi urira, umaze iminsi uhangayitse, ariko uyu munsi Imana ifata ikibazo, Imana igihindure zero. Imana ifata indambara zirwaneje ubuzima bwawe, Imana izihindure zero. Yewe mubyeyi, yewe mugore, yewe mugabo, yewe urira, yewe utaka, Yesu aravuze ngo humura, ari kumwe nawe. Hari mu kigeragezo, nubwo uri kubona byararangiye, ntabwo byarangiye. Imana igufite mu kiganza, Imana igufitiye byinshi, ahubwo ibyo urimo bivemo. Va mu byaha, reka gukora ibyaha. Ibyaha ntacyo byakumarira, ibyaha ntacyo byakugezaho. Ubusambo ntaho bwakugeza, kubeshya ntaho byakugeza, kunegurana ntaho byakugeza. Ijambo riravuze ngo muri Yobu 28:28 ku Uwiteka abwira umuntu ati kuva mu byaha niko kujijuka. Uyu munsi wa none tangira ujijuke, tangira uve mu kibazo, va mu buneguranye, uve mu businzi, uve mu busambanyi. Uyu munsi wa none Imana yiteguye kukumva. Aho wabonaga ko Imana itakumvaga, Imana y'amahoro yiteguye kukumva, yiteguye kugusubiza mu kibazo urimo, mu kigeragezo urimo. Imana iri kumwe nawe. Wewe uri kunyumva, wontegeye amatwi, wonkurikiye, uri hirya no hino, wowe uri hano kuri uyu mugabane, waba uri hanze y'umugabane, Imana iravuze ngo, Uwiteka aravuze ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Va mu byaha usenga Imana, Imana igutabare. Ibyo wabonaga kutasubizwa, Imana iguhe gusubizwa. Imana ifata ikibazo cyawe igihindure zero, ifata uburwayi ibuhindure zero, ifata indambara izihindure zero. Birashoboka ko wararurira, warara udaseka, ariko uyu munsi Imana igufite mu kiganza. Haleluya!
Aleluya. Reka dusenge mu byifuzo ufite, uhinduke. Ese waba ukeneye guhinduka? Ese waba ukeneye impinduka? Uyu munsi wa none Imana iragufite. Imana ifata ikibazo, Imana igihindure zeru mu izina rya Yesu. Imana ibahereze umugisha. Turabakunda, kadusenge. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje. Ushoboye byose, urubasha, ntacyorogwe imigambi yawe. Izina ryawe nirishimwe. Uyu munsi wa none dusengeye ubwoko bwawe bukurikiranye aya magambo. Amagambo yawe yihumure, amagambo yawe yubaka. Uyu munsi wa none yubaka umuntu udukurikiye kuri Birasohoye TV. Data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ingoma yawe yogere hose. Icyo ushaka nicyo dukunda, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.